mwatinibwa mariho rwari rukomeye nari mbamba mwari mufite n'amadoka mwagiraga nitangiye kuzahura u Rwanda baparme utumuri mirimbanyi n'inkuba y'izuba ryo ku karubanda inzara n'inyota mugani Bujumbura aho hose hazwi n'abake ntabwo mwigeze mucogora muharanira rubanda rugufi muwa 59 ingufu n'ubutwari by'abaparme utu bari bamaze imyaka n'imyaka barengana bari baragizwe ruvuma ngo Bahutu ntacyo ashoboye Gahutarwa n'imbundura aratsinda bidatinze mu wa 60 nibwo batangiye itora ry'amakomini runari naradera ariko bakabyanga parme hutu ntibabikangwa ingarere ya mbere y'u Rwanda impaka zirangirira Radio Televiziyo RBB kuri uyu munsi w'itariki 28 ukwezi kwa Mutarama umwaka 2023 tukaba rero tugarutse muri studio zacu kugira ngo tubabwire amakuru cyangwa se tuganire ku myaka 62 ishize igihugu cyacu cyinjiye mu kiswe demokarasi na repubulika. Hari ku itariki nyine nk'ingiyi ubwo abarwanashyaka bateraniye igitarama abo ngo bari abajyanama na ba burugumesitire bari baratowe bakaba bari bafite umugambi wo guhindura ubwami bugasimbuzwa repubulika hakavaho ikirango cy'ubwami aricyo karinga bakazamura idarapo rya repubulika. Ayo rero niyo makuru twebwe batoya twabwiwe mu gihe twigaga mu mashuri abanza. Ikiri kandi nuko twigishijwe ko iyi tariki ariyo ngo yabyaye ubwigenge bw'u Rwanda bwaje kwemezwa n'umuryango w'abibumbye nkaho igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyigenga ibyo bita souveraineté d'un pays. Kuri uyu mugoroba rero nongeye kuba hamwe na bagenzi banjye muri aka kanya nagira ngo mbasabe buri muntu afate akanya abasuhuze duhereye kuri bwana François mu gihugu cy'Uburusiya. Akanya nakanyu musuhuze abo turi kumwe abadukurikiye ndetse mubifurize n'umunsi mukuru mwiza imyaka 62. Urakoze Kayitare, numva hari kujya haza utubazo tekinike ariko nizere yuko
ikibazo cyari kivutse iwanjye cyangwa kugira ngo ikibazo cyari kivutse iwawe ko turakumva. ubwo nyine urakoze kubera ijambo umpaye. Mu gutangira nyine ndatangira ndamutsa abadukurikiye bose aho bari bose, nkaramutsa abanyarwanda aho baherereye hose nabo, kandi abanyarwanda bose by'umwihariko uyu munsi ku wa 28 Mutarama umwaka w'2023, umwaka twibukaho imyaka 50, twujujeho imyaka 62 u Rwanda rubonye demokarasi kandi rwise repubulika. Nkaba rero mbifurije umunsi mwiza, umunsi wo kwibuka akazi kakozwe n'impirimbanyi zatumye natwe twigarurira ubwo burenganzira bwo kuvuga ku bya demokarasi, ku bya repubulika, katumye tugira icyizere y'uko hazaba igihe abana b'u Rwanda bakagira ubutegetsi bitoreye, bakagira imishinga bishingiye kandi biyoboreye. Nkaba mboneyeho nanone by'umwihariko kuramutsa abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda mu bihugu bagishiyemo byose. Nk'uko bisanzwe nkaba nitwa Turikunkiko Francisco Saveri, nkaba mbaramutsa ndi mu Burusi. Tugire rero umugoroba mwiza, tugire igitondo cyiza aho bugicya, tugire umunsi mwiza aho amanywa yageze, kandi ibiganiro by'uyu munsi bitubere byiza. Murakoze. Murakoze François Xavier. Turi kumwe kandi na Deo Nkerabigwi i Burayi mu Busuwisi. Deo, mwasuhuza abadukurikiye. Urakoze Kayitare kumpa ijambo. Njyewe nyine nk'uko wabivuze nitwa Nkerabigwi Deo, nkaba ndi mu gihugu cy'Ubusuwisi. Nkaba rero uyu munsi nishimiye nyine kuza kwizihiza uyu munsi wa demokarasi hamwe n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, kandi nkongera no kwifuriza abo bose bashaka ko abanyarwanda bagira nyine ubutegetsi bushingiye ku mategeko, ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi, ubutegetsi aho buri munyarwanda aho ava akagera, ubwoko akomokamo, akarere akomokamo, umugore umugabo, bose bishira bakizana, ubutegetsi aho abaturage bangana imbere y'amategeko, aho umuturarwanda wese yumva ko u Rwanda ari igihugu cye akabyishimira, atari ngombwa ko babimusobanurira, kuko burya bakuzuye umutima agasesekara ku munwa. Ubwo rero ndashimira nyine ko tubonye uyu mwanya wo kwizihiza uwo munsi, kandi nizere ko tugira ibiganiro byiza. Murakoze. Murakoze bwana Nkerabigwi, murakoze bwana François Turikunkiko. Banyarwanda banyarwandakazi, nanjye uri uyoboye kino kiganiro nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare, ndi muri Afurika y'Epfo. Reka rero dukomeze tuganira. Nagira ngo nibarize aba bagabo turi kumwe ahangaha muri studio, ese mu by'ukuri kuri uyu munsi wa none twakomeza ko u Rwanda ruyobowe nka repubulika? Ese mu Rwanda twavuga ko koko hari ikiswe demokarasi? Niba twumva neza iriya nyito y'amagambo akozwe wenda mu ndimi z'amahanga, ngira ngo duhereye kuri Muzehe François, wenda mwabanza mukadusobanurira ano magambo, noneho mukaba mwasubiza iki kibazo. François, ijambo ni iryanyu. Murakoze. Mbere y'uko dusubiza kuri ibyo bibazo ubajije, cyane cyane ikibazo cyo kuvuga ngo mbese u Rwanda ruyobowe mu buryo bwa demokarasi, abanyarwanda bafite demokarasi, ndagira ngo tubanze twibukiranye
kubera yuko nk'uko mu iriburiro ry'iki kiganiro byavuzwe, uyu munsi turi ku itariki ya 28 Mutarama umwaka w'2023, tukaba tuvuga tuti turizihiza cyangwa se turibuka umwaka wa 62 iyo demokarasi n'iyo repubulika bigeze ku butaka bw'u Rwanda, byemejwe n'abanyarwanda n'impirimbanyi zabirwaniye. Ni ukuvuga ngo byabaye mu mwaka w'1961. Ubwo rero bikaba byaraturutse hehe muri make, kubera ko nk'uko tubizi amateka yacu ni maremare, ariko umuntu yavugaho nk'interuro ebyiri cyangwa eshatu kugira ngo abadukurikiye n'abazadukurikira mu bihe bizaza bamenye impamvu byaje, aho byaturutse n'impamvu tubivuga, kugira ngo babone n'aho bashakira, kubera ko twe ntabwo turi abanyamateka. Ngewe ku giti cyanjye sindi umunyamateka, ariko dufite abanyamateka babivuga, dufite n'abasaza babikozemo, babibayemo, bavuze uko byagenze. Muri make rero ndagira ngo twibukiranye yuko u Rwanda mu mateka yarwo rwategetswe n'ingoma ya cyami, hanyuma mu gihe cy'ubwami hakaza n'abakoloni. Ibyo bikaba ari ingorane ebyiri abanyarwanda bahuye nabo mu gihe kirekire, ku buryo nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yarangiye mu mwaka w'1945, u Rwanda rwari rumaze kugira impuguke, abantu bize, bari barageze no mu mahanga, bari babonye ibiri kuberayo, kubera ko u Rwanda rwari kuri izo ngoyi ebyiri, ingoyi ya cyami n'ingoyi ya gikolonize. Izo mpuguke z'inyarwanda rero ziratangira zirwanira yuko izo ngoyi bazigobotora. Ni gutyo haje kuvuka amashyaka, haje kuvuka na za muvoma, arizo zari zibumbiwemo n'abo banyarwanda. Mu by'ukuri nk'uko abanyamateka benshi bakunda kubivuga, dufashe nko ku ruhande rwacu rwa kinyarwanda, impirimbanyi ntabwo icya mbere zabanje kurwanira cyari cyo kuvanaho ubwami, ahubwo cyari cyo kuvanaho uburyo ubwo bwami bwari buyoboye abanyarwanda. Aha ngaha ndashaka kuvuga cyane cyane yuko ubwami bwari iwacu bwari bushingiye ku bucakara. Ni ukuvuga mu Rwanda abaturage barasumbanaga, ntabwo bari bafite uburenganzira bungana. Nyuma y'aho ngaho rero bakavuga bati ntabwo, impamvu navuze iriya ntambara ya kabiri y'isi yose ni ukubera ko uretse n'u Rwanda, abanyafurika benshi ni aho ngaho bakajije intambara yo kwirwanaho yo kugira ngo bigobotore ingoma ya gikolonize, kubera yuko abanyafurika bagiye kurwana hanze, bakarwana bafatanyije n'abazungu, barangiza bakabona uko bene wabo bariho, bakabona yuko abandi bigenga. Mu by'ukuri nubwo hari abari barize, ariko nyuma y'iyo ntambara nibwo abanyafurika bakajije umurego wo kugira ngo bigobotore abakoloni, ababakolonije, ibihugu byabakolonije. No mu Rwanda rero byarafatanye. Ubwo nk'uko nabivuze, izo mpirimbanyi zari zarashinze amashyaka, byaje kugeraho haza zo zashakaga yuko abanyarwanda bareshya, biza kuvamo yuko ingoma mbese uburyo bwo gutegeka bwa cyami bushingiye ku bucakara. Ubwo bucakara bwaraciwe,
havaho ibintu, mbese abantu nabo bagira ubwo burenganzira bwo kwikorera. Muribuka yuko ku ngoma ya cyami umwami yarahekwaga, abacakara bagakorera ba shebuja babo, mbese umuntu ugasanga nta kintu afite, ahubwo ibintu akora abikorera akorera undi. Muri izo ntambara twita reshanjoma, impinduka muri sosiyete, shanjoma sosiyale, nibwo twibuka yuko haje kuba na revolisiyo muri 59. Iyo revolisiyo irangiye, haza noneho haza ikibazo cy'uko abaturage aribo bagombaga kwihitiramo ababategeka, ari nabyo aho ngaho nyine duhita tugera kuri rya jambo demokarasi, kuko abanyarwanda bari bamaze kwiga, bari bamaze kumenya yuko mu bihugu byo hanze hari ibintu bita demokarasi, bikaba bishingiye ku butegetsi bw'abaturage, ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage, kandi ababategeka bihitiwemo n'abaturage. Ni muri urwo rwego mu mwaka w'1960 mu Rwanda haje kuba amatora y'abajyanama n'ababurugumesitiri mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1960. ubwo rero murumva yuko intambwe ya mbere yari imaze guterwa, kubera yuko bari bahereye ku rwego rwo hasi, abajyanama n'ubu ngubu ariko niko byari bimeze, ni urwego rwo hasi rwo kwitorera ababategeka, kugira ngo bashyireho ubutegetsi bo bashaka, abaturage bashaka. Mbese ngiyo inkingi ya mbere yo muri demokarasi. Nicyo nashatse kuvuga, igisobanura demokarasi ni ukwitorera abategetsi, abaturage bagategekwa n'abategetsi batoye, n'indi mishinga ijeho nayo bakayigiramo uruhare. Ubwo burenganzira rero mu gihe cy'ubwami ntabwo abanyarwanda bari bafite, kuko nk'uko nabivuze bari abacakara, ibintu byose byakorwaga n'ingoma y'ubwami. Mu mwaka w'1960 nibwo mu by'ukuri twavuga yuko byatangiye, kuko nibwo bwa mbere batora abajyanama, batora ababurugumesitiri. Ababurugumesitiri batowe rero ku itariki ya 28 Mutarama 1961 nibwo bahuriye i Gitarama. Noneho mu by'ukuri ikintu cy'ingenzi bo bari baje gukemura ikibazo cyo kuvanaho nyine ingoma ya cyami, bakareba uburyo banabishyira no mu mategeko, kubera yuko bashakaga ubundi buryo bwo kubaho. Ibyo ngibyo rero kuri uwo munsi bahuriye i Gitarama nibwo haje kuvamo ibyemezo bitandukanye bahafatiye. Muri ibyo byemezo icya mbere twavuga ni uko uwo munsi, niba nibuka neza, bavuga ko hari kuwa gatandatu, haje kwemezwa yuko ubwami buvuyeho bugasimburwa na repubulika. U Rwanda nibwo rwabaye repubulika. Noneho baza gufata n'ibirango by'iyo repubulika, kubera yuko mu gihe cya cyami, mu gihe cy'ubwami, ubwami bwarangwaga n'ingoma. Hari ingoma Karinga muri icyo gihe cya za 50. Uwo munsi umuntu twakwita wari uyoboye ubukwe, Gitera, ubwo aravuga ati noneho ibirango byacu bibaye idarapo rifite amabara 3.
umutuku, umuhondo n'icyatsi kibisi. ubwo uwo munsi nyine ndavuze nti ni kimwe mu byemezo by'ingenzi kuko nicyo ibyo nk'uko twavuze ibyo demokarasi, repubulika niyo magambo ya mbere uyu munsi ni nayo y'ingenzi twibandaho. Icyo gihe hafashwe n'ibindi byemezo ndatekereza ko turi buze kubivugaho mu magambo avunaguye, ariko ibyo ni byo by'ingenzi. ubwo rero nk'uko wabajije ikibazo nari navuze ntinabivuga mu nteruro nkeya, ariko byananiye kubera ko amateka ari menshi. Wambajije ikibazo uti ese u Rwanda uyu munsi ruyobowe muri demokarasi? ariko bwana François, mbere wenda yuko mudusubiza icyo kibazo, kuko njye nicyo nari nahereyeho nkurikije imyaka mfite, numvise mutuhaye n'incamake ariko irambuye ku byerekeranye n'amateka. Nagira ngo mudufashe, sinzi wenda niba de wowe hari icyo abiziho, ariko nagira ngo mudufashe noneho mutubwire muri kuriya kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi, ni ukuvuga ariya mezi yo mu mwaka w'1960, bariya bayobozi b'ibanze batorwa bakajyaho, ni ukuvuga abajyanama na ba burugumesitire, bakozwe ariya matora yakozwe ubwami buhari. Umwami n'abari bamwungirije babibonye bate? Barabiretse gusa bikomeza gutyo kugeza ubwo bariya abantu bongeye kwisuganya bakajya kandi guhurira Igitarama mu kwezi kwa mbere itariki 28 umwaka ukurikiyeho. Mbere y'uko mpaye ijambo mugenzi wacu ngo anyunganire cyangwa agire icyo abivugaho, nk'uko navuze yuko turavuga mu magambo make kubera ko nubwo navuze abanyarwanda, ariko twibukiranye yuko hari umuryango mpuzamahanga, umuryango ONU, Organisation des Nations Unies mu kinyarwanda dukunda kwita LONU, mu by'ukuri ni umuryango w'abibumbye mu kinyarwanda niko tuwita. Nyuma ari nawo washinzwe iyo ntambara ya kabiri y'isi yose irangiye, kuko mu by'ukuri ni kimwe mu byavuye muri ya ntambara ya kabiri y'isi yose, nuko umuryango mpuzamahanga wari uhari wasimbuwe na ONU, umuryango w'abibumbye. Hagati aho ngaho rero zirya mpuguke barya abanyarwanda barwaniraga yuko abaturarwanda bose bareshya imbere y'amategeko kandi bagahabwa uburenganzira bungana, ntabwo babikoreraga mu Rwanda gusa, ahubwo babikoreraga n'imbere y'abakoloni, ababirigi bari baradukolonije, ariko bakanabigeza no ku muryango w'abibumbye. Kiriya gihe rero ubwami bwari bugihari, ariko na ONU yari yarafashe, yakurikiranaga icyo kibazo ku buryo bari baranateganyije n'amakomisiyo abishinzwe. Twibukiranye yuko icyo gihe u Rwanda ntabwo rwitwaga u Rwanda, ahubwo yari imwe muri u Rwanda n'u Burundi bari hamwe, byitwaga Rwanda Urundi. Icyo gihe ndetse turibukiranya yuko n'inzego nyinshi zabaga zibereye i Bujumbura. Muri kiriya gihe rero uti abantu bari bateranye barabaretse gutyo. Icyo gihe icyo kibazo cyari kigikemurwa cyo kugira ngo mbese inzego zibereye abaturage ba kariya karere zijyeho, cyakemurwaga muri urwo rwego, urwego rw'abakoloni n'urwego rwa LONU. Ariko kiriya gihe nyuma yari amatora, naho twibukiranye yuko ababirigi bari barakolonije u Rwanda, u Burundi na Congo, yitwaga Congo Belge. Muri kiriya gihe ahubwo ikindi kintu twibukiranyaho cyane ni uko byabaye umwami yari yaragiye muri Congo i Kinshasa, hanyuma yanahezeyo ntiyigeze agaruka. Icyo gihe yari Kigeli wa gatanu Ndahindurwa,
yari muri Congo. Sinzi rero icyo niba Deo hari ikintu yashakaga kuvugaho kuri icyo kibazo wari ubajije, ubwo namuha ijambo nere kwizimba mu magambo. Abanza avaneho agapfukamunwa ariko. Avuga ko icyo gihe u Rwanda cyangwa ayo matora yarahagarariwe na rezida, donc u Rwanda rwari ruyobowe Rwanda Urundi, ariko warutegekaga by'ukuri yabaga i Kinshasa. Noneho Rwanda Urundi ari teritwari ifatanyije n'iyo Congo Belge. Hanyuma muri icyo gihe cy'amatora hari rezida, bavuga ko ngo hari abasirikare cyangwa kuko urumva ngo Congo niyo yabonye ubwigenge mbere, byo rero icyo gihe yari yarashoboye gukora igisirikare. Umenya ngo hari abasirikare ba Loni baba baraje guhagararira ayo matora. Ndumva nicyo nakongeraho, ntabwo izindi precision zifite. Nicyo nakongera, ukuntu ikibazo babajije ni delika, kuko urumva umwami yari ahari kandi nawe yari afite ingabo, ariko umenya ingabo z'Ababirigi sinzi ukuntu byagenze, ntabwo mfite ishusho ngari, ariko bavuga ko Ababirigi aribo bahagarariye amatora. Murakoze. Murakoze cyane bwana Nkerabigwi. Na François uko yarabidusobanuriye ni ikintu cyumvikana. Nta nubwo nari nifuje ko twinjira mu mateka cyane, ariko nagira ngo wenda abantu badukurikiye bumve ko nubwo iriya nkubiri yari ihari, hari uburyo bwo gukontorora kugira ngo hatabamo akajagari cyangwa se imvururu mu gihe biriya bintu birimo gutegurwa. Noneho tugarutse rero kuri Muzehe François, nagira ngo mwongere mudufashe mudusobanurire ziriya nyito ebyiri z'amagambo y'amahanga, noneho kugira ngo tugende tubyerekeza kuri situasiyo y'igihugu cyacu kuva kirya gihe kugera kuri munsi wa none. Bwana François, mu by'ukuri urebye muri make nari nsa n'uwabikomojeho, ariko hano ikintu navuga cyaduhangayikisha cyane kubera ko ari n'umunsi wa demokarasi, ni ukumva kuri twe ijambo demokarasi. Ririya jambo demokarasi kuri twe rivuga iki? Sinzi akantu hari, muranyumva neza? Nari ndi kuvuga nti kuri uyu munsi cyane cyane twagira ngo tugaruke kuri ririya jambo rya demokarasi. Uyu munsi ubundi abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bavuga yuko hari uburenganzira umuntu uwo ari we wese afite, hari uburenganzira buvukanwa, hari uburenganzira bujyanye na politiki. Hano cyane cyane icyo tuvugaho ni ku burenganzira politike, kubera ko birumvikana ariko yuko mu gihe cy'ubwami n'umwana yaravukaga akavuka ari umugaragu wa shebuja wa se. Umwana nawe yabaga afite iyo risike yo kuzaba ari umugaragu w'umwana aho se yari yarahatswe. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bizwi. Ibyo bivuze ngo umwana yaravukaga akavuka apyinagazwa mu burenganzira bwe. Umuntu wese mu by'ukuri mu mategeko mpuzamahanga, umuntu wese hari uburenganzira avukana, hari uburenganzira agomba kugira. Uburenganzira hakaba rero n'ubwisanzure. Uyu munsi wa demokarasi ni umunsi umunyarwanda uwo ari we wese agomba kumva yuko waje ugarurira abanyarwanda uburenganzira bari baravukijwe, ugarurira abanyarwanda ubwisanzure busesuye bagombye kugira.
nkoresheje ijambo bagombye kugira, kubera yuko mu kibazo wari wambajije mbere wabajije utese u Rwanda ruyobowe mu buryo bwa demokarasi. Mu Rwanda nk'uko tubizi, ntiriwe mvuga menshi, tuzi yuko nta bwisanzure buhari, tuzi yuko iyo umuntu agiye kuvuga ikintu abona ari ikintu gihari cyakozwe n'abategetsi bahari, cyangwa se abantu bagira aho bahuriye n'ubutegetsi, umuntu iyo agize amahirwe baramufunga, yaba yagize ingorane bakamwica nk'uko bishe abantu benshi. Ahangaha twaza kubigarukaho nyuma. Muri demokarasi rero, mu mategeko, mu burenganzira bwa politike, impamvu mvuga uburenganzira bwa politike ni ukubera yuko mu bihugu byo ku isi hose baravuga bati igihugu kigomba kuba gifite abategetsi, ariko kugira ngo abategetsi bajyeho haba hari umwaka runaka umuntu agomba kugira ngo agire uruhari mu kugena ubwo butegetsi. Ahenshi usanga ari uguhera ku myaka 18. Imyaka 18 niho usanga mbese ubwo burenganzira nakwita politike ariho abantu babugira, kuko nicyo gihe umuntu aba yemereye. Ahangaha ntabwo nshatse kuvuga yuko hari andi mategeko ashingiyeho bitewe n'ikibazo umuntu ahura nacyo, kugira ngo abantu badukurikiye banyumve neza. Ndashaka kuvuga yuko nk'umwana w'imyaka 16 iyo adafite abamurengera, akenshi usanga mu mategeko y'ibihugu yemera yuko igihugu, amategeko, inkiko zishobora kumwemerera kuba majeur, ni ukuvuga kuba afite uburenganzira bwo gufata ibyemezo, mbese akaba ari umuntu wigenga udafatirwa ibyemezo runaka n'ababyeyi be, kuko we ntabo aba afite. Akenshi ibyo ngibyo birahari. Kuri iyo myaka rero, icyo gihe bwa burenganzira politike abanyarwanda ntabwo bari bafite, kubera ko ntabwo bashoboraga kwitorera abayobozi. Ni ukuvuga ngo demokarasi ni ubuyobozi bwa rubanda. Rubanda yishyiriraho ubuyobozi, rubanda yitorera abayobozi, rubanda niyo igena imigambi n'imishinga. Mbese abaturage, kubera ko niyo abo batoye, byo mu kinyarwanda bavuga ngo ni abadepite, aba bahagarariye, iyo bashyizeho imishinga, mu by'ukuri bivuga yuko abo bahagarariye abaturage, birumvikana yuko ari bo nyine abo baturage baba bafitemo uruhare runini. Noneho rero iyo demokarasi hari n'amahame igenderaho, hari ibyo twakwita inkingi za demokarasi. Ku mwanya wa mbere haza icyo ngicyo nagumye kuvuga cyane, ni iyubahiriza ry'uburenganzira bwa buri muntu. Uburenganzira bwa buri muntu, buri muntu afite uburenganzira busesuye, akisanzura uko ashaka. Ku mwanya wa kabiri navuga yuko haza icyo kintu cy'ubutegetsi. Ubutegetsi akenshi dukunda kuvuga yuko buri mu ngeri eshatu zitandukanye. Ubutegetsi buri mu ngeri eshatu zitandukanye, ni ukuvuga ko bugabanyije nk'ibice bitatu. Ku mwanya wa mbere twavuga ibyo, ndashaka kuvuga ubutegetsi bita ubutegetsi nshingamategeko, hakaza n'ubutegetsi nyubahiriza tegeko, noneho hakaza n'ubucamanza. Ubundi izo nizo ngeri z'ingenzi mu butegetsi bw'igihugu cyiyubaha, igihugu cyubahiriza amategeko, igihugu cyubahiriza uburenganzira bw'abaturage bacyo. Hakaza ubwumvikane, ariko ubwo bwumvikane haba hari ibintu, hari ikintu remezo bushingiyeho, bukaba bushingiye ku byemezo byahiswemo,
ntabwo ariko ibyo byemezwa nabyo biba byahiswemo uko bishaka, biba byahiswemo na benshi, ibyo akenshi twita gutora. Ni ukuvuga ko muri demokarasi haba harimo amatora, noneho abantu bakumvikana icyo bahisemo ari benshi, akaba ari cyo mbese gifatwa nk'icyemezo. Noneho ikindi twavuga ni ikintu twavuga ubwisungane bw'abaturage. Abaturage nyine barisuganya, sinzi niba mu kinyarwanda byumvikana neza. Kwisuganya hano nashatse kuvuga organisation, donc abaturage barisuganya, ubwo bwisuganye bwabo bukaba bushingiye ku mashyaka menshi ari mu gihugu. Kubera iki? Kubera yuko muri ubwo burenganzira bwacu buri wese afite ibitekerezo bye, ntabwo twese, nubwo murabona turi hano kandi twe turi bake, turi batatu, ariko twese ntabwo dutekereza kimwe. Hari igihe hashobora kuba hari ikibazo dukeneye kugikemura, buri wese agatekereza ukwe, buri wese akabona inzira yacamo yo kugikemura. Icyangombwa ni uko twese tuba tugamije kubonera igisubizo icyo kibazo dufite, ariko dutekereza mu buryo butandukanye. Akenshi rero mu gihugu cy'u Rwanda ni ikibazo gikomeye, kubera ko u Rwanda rw'uyu munsi, u Rwanda ruyobowe n'agatsiko ka FPR Inkotanyi, ntabwo rwemera yuko abantu bagira ibitekerezo bitandukanye. Mbese ni ingorane u Rwanda rwahuye narwo, kubera yuko ubutegetsi bwa kariya gatsiko bwumva yuko umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi ngo ari umwanzi w'igihugu. Mu by'ukuri muri ibi bihugu tubamo ibyo ngibyo, hano hari amashyaka y'abakomunisite, hari ay'abademokrate, hari ay'abarepublike, hari ay'abasosiyalisite, hari aba ekologiste, abashinzwe ibidukikije, n'andi menshi cyane ntashobora kurondora muri aka kanya. Bose ntabwo babona ikibazo kimwe, ntabwo bakibona kumwe mu buryo bumwe, ahubwo babitekerezaho mu buryo butandukanye. Bityo bose ntabwo ibyo ngibyo hano, ntabwo igikuba gicika ngo ni uko ngo kanaka yavuze yuko bagomba kubikemura gutya na gutya. Oya, ubutegetsi burabakira, ahubwo ubutegetsi icyo bukora mbese ni ugukora coordination ku buryo ibyo bintu bigera ku gisubizo kiboneye abaturage b'igihugu. Iyo rero akaba ari indi nkingi navuze, akaba ari impamvu nyitinzeho cyane, ni ukubera ko ni inkingi nayo y'ingirakamaro, ituma mbese kubera ko ibyo bishingiye ku mashyaka, nabyo bifatanye n'irindi hame rikurikiyeho byo kurwanya igitugu, byo kurwanya ubwikanyize. Ubwo rero iryo rindi hame nashaka kuvuga ni ihame rirebana n'ibintu byo gusimburana, niba nabyita ku buryo ngarukagihe, isimburana ry'abayobozi b'inzego zose rikaba rishingiye ku gihe mbese kinogeye benshi mu gihugu. Ahangaha rero akaba ari byo nari maze kuvuga mu kanya. Ibi ngibi bikaba mbese icyo biba bigamije ni ukurwanya igitugu mu gihugu n'ubwikanyize. Impamvu navuze nti isimburana ry'abayobozi b'inzego mu buryo ngarukagihe, kugira ngo wenda abantu babyumve neza, ni uko ahantu henshi usanga mu bihugu byinshi nk'umuperezida yiyamamariza imyaka 5, hari aho bagira imyaka 7, ariko bakavuga bati niba wiyamamarije imyaka 7 ntabwo ushobora kuba perezida, gutorerwa kuba perezida inshuro zirenze 2. Niba wiyamamariza, niba muri icyo gihugu perezida atorerwa imyaka 5, ntabwo ashobora kurenza inshuro 3 yiyamamaje. Iyo yiyamamaje inshuro 3, murumva yuko bamutoye inshuro 3 zikurikiranya abategetse imyaka 15. Ibyo bikaba bivuze iki? Bikaba bivuze yuko
adashobora kurenza imyaka 15. ariko mu bihugu byinshi bya Afurika cyangwa se mu bihugu bimwe na bimwe, cyane cyane nk'u Rwanda, kubera ko ari rwo tuvuga uyu munsi, perezida araza akavuga ngo ndahindura itegeko nshinga uko nshaka, hanyuma akavuga ngo azabaho kugeza apfuye. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari demokarasi, ibyo ni igitugu. Mu Rwanda harimo igitugu cyashyizweho na kariya gatsiko ka FPR Inkotanyi. Icyo gitugu abanyarwanda bagomba kukirwanya, bakumva yuko bagaruka mu nzira ya ziriya mpirimbanyi zazanye demokarasi kuri iyi tariki ya 28 Mutarama umwaka w'1961, kubera ko icyo bari bagamije, ntabwo bari bagamije yuko ku butegetsi haza umuntu umwe akazabupfiraho ntacyo ashoboye gukora. Oya, byari biteganyijwe yuko hagomba kuba igihe abaturage igihugu cyumvikanyeho biciye mu nzego zibishinzwe, hanyuma umuntu yarangiza manda ze akavaho hakajyaho undi, kubera ko abanyarwanda dufite abanyabwenge benshi, dufite abantu bashobora kuyobora igihugu cyinshi. Biriya rero byo kugira ngo kariya gatsiko kagumye gakoreshe igitugu, kagumye kikanyize, bigomba kuvaho rwose. Ndumva muri ibyo mvuze harimo igisubizo cya kibazo cy'uko u Rwanda ntabwo ruyobowe mu buryo bwa demokarasi. Murakoze. Murakoze cyane Bwana François. Tugeze kuri Nkerabigwi, Bwana François aduhaye inkingi zitandukanye zigaragaza ko hari demokarasi, donc inkingi zitandukanye za demokarasi, ariko ntabwo wenda nigeze numva avuga cyane ku kintu cya repubulika. Nagira ngo duce kuri Deo Nkerabigwi atubwire noneho ku byerekeranye na repubulika, ndetse anakomerezeho atubwira ko uwakwegera uwareba ibikorerwa mu Rwanda, uwagerageza gusesengura ibiriho ubu ngubu, niba koko yakwemeza ko u Rwanda ruyobowe nka repubulika. Bwana Nkerabigwi. Repubulika ni ubutegetsi bw'abaturage, noneho aba bategetsi bagashyiraho abayobozi, bagashyiraho umuyobozi, ni iyo repubulika. Hanyuma abo bayobozi bakaba bagomba kubayobora, nyine nibo babahagarariye urebye, nta nubwo ari no kubayobora urebye. Ubwo abo bategetsi rero bashyirwamo mu buryo bwa demokarasi, nk'uko mugenzi wanjye turi ku nkiko yavuze. Uburyo bwa demokarasi ni uburyo abategetsi bitorera ababategeka muri bo. Hanyuma ubwo abo baturage, mbese urumva igihugu ni icyabo, igihugu gifite ubukungu, gifite uburyo kigomba kuyoborwa. Aba bategetsi rero bareba muri bo abantu bashobora kubahagararira. Mu kubahagararira haba mu bajyanama, mu badepite, ndetse bakazagera n'igihe haba abaminisitiri. Turi ku nkiko yari yabivuze, akenshi iyo ari amapariti politike, muri ayo mapariti politike akoresha uburyo bwo kumvikana, noneho akaba yashyiraho abaminisitiri, ndetse hasi hakaba hatorwa ababurugumesitiri n'abadepite. Noneho mukuri abo bantu baba bashinzwe kureba inyungu za rubanda. Niyo mpamvu rubanda ari ibatora, noneho ikazongera kubabaza niba ibyo yabatoreye, ibyo yabatumye kubavugira barabikoze, haba aho ngaho ku mudugudu, ndetse haba no muri guverinoma, kuko abadepite baba bagomba kujya mu nama zishinga amategeko kugira ngo bashyireho amategeko. Ayo mategeko turi ku nkiko yabivuze, hariho ubutegetsi nshingamategeko, ubutegetsi nyubahiriza amategeko, n'ubucamanza. Rero
ayo mategeko ashyirwaho n'abareperezanta b'abaturage aribo badepite. Ni ukuvuga ko baharanira inyungu z'abaturage, ariko igihe cyose twabayeho hagiye habaho ikintu cyo kudiaboliza politike. Abaturage ntibashake, ntibabahe uburenganzira, cyangwa nabo ubwabo ntibumve ko bantu batoye ari uburenganzira bwabo kubatora, ndetse ko ari inyungu zabo zo kubatora, ndetse ko n'ibyo babatumye ari uburenganzira bwabo bwo kuzababaza no gukontorora niba barabikoze ubutaha ntibongeye kubatora. Hanyuma rero repubulika muri rusange ni ubutegetsi bwa rubanda bushyirwaho n'abaturage bugakorera abaturage. Ubwo butegetsi rero bugira manda, bubaho igihe runaka, abaturage bakazongera gutora nyuma y'iyo manda. Bitandukanye rero na monarchi, kuko ubutegetsi bwari buvuyeho icyo gihe bwa cyami bwari ubutegetsi umwami bavuga ko ngo yavukanaga imbuto, noneho mu muryango we abo azabyara akaba aribo bazamusimbura, mu bo yabyaye nabo ubwo nkeka ko abiru babonaga undi mwana mu bavutse waba wavukanye imbuto. Ariko rero ibyo nkeka ko ari ibintu bya propagande, ntabwo bibaho ko umuntu avukana imbuto, ni ibintu bagiye batubesha. Erezo make twari tugeze muri repubulika kugira ngo nyine tubashe kwitorera, tubashe kwexerisa uburenganzira twahabwaga n'amategeko. Ubwo rero wambajije uti ese muri iki gihe izo nshingano za repubulika zigerwaho cyangwa zagezweho? Muri rusange navuga ngo oya, kuko umuturage ntabwo yitorera abategetsi, ahubwo abategetsi bashyirwaho n'abandi bategetsi. Mu Rwanda twagize ibyago by'uko abantu bagiye barutegeka, bagiye barufata ku ngufu, bamara kurufata ku ngufu bakishyiraho ubutegetsi cyangwa bagashyiraho bagenzi babo bazafatanya gutegeka urwo Rwanda. Ntabwo umuturage rero mu ya demokarasi yayigize ngo yishyirireho abategetsi uko abyumva, ndetse n'abo bategetsi bumve ko ari we bahagarariye. Ejo bundi twabonye mu nteko ishinga amategeko iriya nibo bundi babita abareperezanta, abantu bahagarariye rubanda, barababashije bati se hari umuntu waba wazanye igitekerezo yahawe na rubanda nyine n'umuturage? Habuze n'umwe. Kandi inama yabaye amasaha 2 nta gitekerezo cya rubanda na kimwe gihari, ahubwo bari kwivugira ibitekerezo byabo. Rero demokarasi ntabwo yigeze ibaho, kuko abategetsi ntabwo bumva ko hari ikintu bagomba abaturage, ahubwo bumva hari icyo bagomba wa wundi uri hejuru wabashyizeho. Kandi ubutegetsi ubundi bwagombye guturuka hasi bujya hejuru, ntabwo bwagombye guturuka hejuru bujya hasi, kuko umuturage niwe soko y'ubutegetsi, niwe nyiri igihugu, noneho agashyiraho abamuhagarariye. Ba perezida buriya ni abareperezanta, kuko twese ntabwo twaba ba perezida, ntabwo twaba minisitiri, twese nta nubwo twaba ba burugumesitiri. Tugenda dutora abaduhagararira hakurikije izo nzego, noneho abo baduhagararira bakurikije izo nzego nibo nyine bayobora igihugu kugira ngo kigende neza. Twabona rero cyaragenze nabi, ubutaha ntitwongeye kubatora, tukareba muri twebwe abandi bafite ubushobozi bwo kubahiriza, bwo gukora inshingano tuba twarabatumye. Ntabwo ari uburyo bwo kugenda ngo bo hamwe muri bo bivugira ibyo bashaka, bafata ibyemezo bikomeye, cyane cyane ko mwabonye ko nk'ejo bundi bagombaga gufata icyemezo gisa n'icyo gutangiza intambara cyangwa gushoza intambara cyangwa kwemerera u Rwanda ko rujya mu ntambara. Icyo gihe rero ibyo byemezo bigira ingaruka zikomeye ku baturage, ariko kubera ko tutigeze tugira amahirwe yo kujya muri demokarasi, nyine tuyoborwa n'abategetsi bameze kuriya badutegekesha igitugu,
igihe umuturage adafite ijambo ryo kuvuga, igihe umuturage adafite umuntu umuhagarariye, igihe umuturage bandi bari hejuru twagombye kubwira, twagombye nyine gutora, bagombye gukora ibyo twabwiye, ahubwo aribo badushyiraho ingufu kugira ngo dufunge umunwa, bo birira amafaranga, bo bategeke. Muri makeya rero ni uko bimeze, mbona demokarasi tutarayigeraho, ariko ubu nibyo twifuza nyine. Niyo mpamvu duhamagarira buri wese aho ari kugira ngo dukore ibishoboka kugira ngo tugende tugana kuri iyo nzira ya demokarasi, abaturage bashobore kwishyiraho abategetsi babo. Murakoze. Murakoze cyane bwana Nkerabigwi. Ati niyo mpamvu dukomeza umunsi ku munsi duhamagarira abaturage kugira ngo tubashe kugera kuri ubwo buryo, kuri iyo demokarasi nyine isesuye. Bwana Francois, turi ku nkiko, mu kanya nabonaga muvuga ko hari icyo mushaka kongeraho, umwanya ni uwanyu. Ndagira ngo burya hari igihe abantu badukurikira, hari n'igihe tujya tubibona mu bibazo no muri za komenti baduha, hari igihe abantu bamwe bagira ibibazo byo kumva amagambo kubera ko ibi bintu bijya gusa cyane. Ndagira ngo ntange urugero kugira ngo abantu babyumve neza. Twese tuzi ikipe y'umupira cyangwa ikipe iyo ari yo yose. Iyo ikipe iri gukina iba ifite kapiteni, ariko kugira ngo iyo kipe itsinde, buri mukinnyi uwo ari we wese agiramo uruhare. Ni ukugira ngo muri demokarasi, sosiyete niyo twageranya n'iyo kipe y'umupira. Abagize sosiyete turumva ko ni abaturage. Buri muturage rero aba afite uruhare kandi akaba afite na influence. Nibyo bintu byangombwa bigenga amfete demokarasi. Ni ukuvuga ni bya bindi mu kinyarwanda dukunda kuvuga ngo ubutegetsi bw'abaturage butowe n'abaturage. N'ibikurikiyeho rero n'imishinga yose bagomba kuba bafitemo uruhare. Ako ni akantu ka mbere nashaka kugira ngo nsindagire, kugira ngo abantu bakumve neza. Iyo abaturage badafite uruhare mu biri kubera mu gihugu cyabo, nk'uko mu Rwanda bimeze ubu ngubu, ni ukuvuga yuko nta demokarasi iba ihari. Mu Rwanda rwa FPR Inkotanyi nta demokarasi irimo. Noneho ku byerekeranye na repubulika, mugenzi wanjye yabisobanuye neza cyane. Ikintu cyangombwa, ikintu mbese inkingi ya mwamba yo muri repubulika ni iyihe? Ni uko hahita hacika birya bintu byo kuvuga ngo ubutegetsi buzajya buhererekana kuva ku mubyeyi kujya ku mwana we, nk'uko mu gihe cya cyami byari bimeze, aho wa mugani agatsiko kategekaga abanyarwanda kari karigaruye nako abanyarwanda nk'uko uyu munsi bimeze, kazaga kakabeshya ngo umuntu ngo yavukanye imbuto. Ariko se mwakagira imana mwe, muri siyanse yo ku isi ihari ko abantu bazi kubeshya, nubwo bajyaga babeshya abantu ngo abantu barabyemeye, abanyarwanda ntabwo bari babyemeye. Abanyarwanda bari bazi siyanse, bari bazi ko ari ukubeshya. Ntabwo umuntu, nta hantu, kuko muri medecine, muri biology, umuntu nawe ni inyamaswa nk'izindi. Abantu banyumve neza icyo nshaka kuvuga. Ni muri siyanse, muri biology, mu nyamaswa harimo les mammifères, donc ibinyamabere mu kinyarwanda numva ariko babyita. Umuntu rero nawe ni ahantu bamubarira mu nyamaswa z'ibinyamabere. Abanyarwanda bari bazi yuko umuntu niwe wenyine ushobora kubyara afite ibyatsi mu ntoki kuko amasaka, uburo, imbuto zindi ni ibyatsi. Umuntu rero ashobora kubyara ibyatsi ate? Murumva yuko ibyo cyari ikibeshyo.
hari ibindi bintu rero uyu munsi tutagarukaho kubera ko amakimbirane ibyo by'ubutegetsi abanyarwanda barabirwanyaga cyane byo kubeshya. ni nayo mpamvu abazungu baje mu Rwanda, nubwo amateka yo muri FPR ibintu bimwe atajya bivugaho, ariko hari ibice by'u Rwanda bitarigeze mbese bitumviraga ibwami, ni ukuvuga ubutegetsi bwo hagati bwo mu gihugu hagati, niba ari byo ubu ngubu bita ubutegetsi bwo ku Rwagasabo, ariko hari ibice by'u Rwanda bitabwumviraga kubera ko ayo mahomvu yo kubeshya ngo inyamaswa ibyara ibyatsi ntaho yashoboraga kuboneka, ntabwo abantu bayemeraga. Abatarayemeraga rero ntabwo bashakaga gutsikamizwa n'ubwo butegetsi. Muri make rero icyo nashaka kongeraho ni icyo bimaze kuvuga, cyo gusobanura ku bya demokarasi, ngasobanura kuri iryo jambo rya repubulika, kubera ko iyo urebye mu nkoranyamagambo z'amahanga, mu ijambo repubulika, res publica, niba nibuka neza ni ikilatini, bishaka kuvuga yuko mbese res publica ari ikintu cya rusange. ni ukuvuga tubijyanye ku rwego rw'igihugu, ni ubutegetsi bwa rusange, aho utegeka igihugu agomba gutorwa mu gihe, mbese agomba hano muri gutora biza muri demokarasi, naho hano repubulika icyo ishaka kuvuga cyane cyane ni uko uwo muntu atagomba kubaho akaramata, ahubwo igihe agomba kujya asimburwa ku gihe runaka bumvikanyeho, muri bwa buryo nise uburyo ngarukagihe. Nabisobanuye mvuga yuko nko mu gihe cy'imyaka 5 perezida aratorwa, cyangwa se mu gihe cy'imyaka 7, hanyuma amategeko y'igihugu akaba agena yuko niba atorerwa imyaka 7 atagomba kurenza manda 3. ni ukuvuga ashobora gutorwa manda, mu gihe cy'imyaka 7 ashobora gutorwa manda 2, zarangira nta bundi burenganzira bafite bwo gutorwa. Ni ibyo bintu bibiri rero by'ingenzi nibyo bigaragaza repubulika. Ndabisubiramo, icya mbere ubwo buryo bwo gutorwa ngarukagihe, imyaka 5 cyangwa imyaka 7, cyangwa se uko mu gihugu byemejwe ikindi gihe. Icya kabiri, ntabwo hano hari ahantu dusiga tubona mu bihugu bya Afurika, ibihugu bya Afurika bikorera abagashakabuhake, umubyeyi agapfa barangiza bagashyiraho umuhungu we. Ibyo ngibyo muri repubulika ntabwo bibaho. Ntabwo kuba umuperezida yari ahari ngo arasimburwa n'umwana we, ibyo ngibyo byo gufata ubutegetsi bakabishyira mu muryango umwe, ibyo ntibibaho muri repubulika. Biriya byose nibyo hariya mu Rwanda bita ngo gutekinika, ibyo ntibibaho rwose, ntibishoboka. Na FPR ahubwo mwitege, ubwo mu minsi ishize twabonye bari kuvuga ngo umuhungu wa Kagame ngo yagiye ngo muri garde presidentielle, ejo bundi mushobora kuzabona bavuze ngo nawe ngo niwe uzamusimbura. Kandi urumva rero ko bya bindi byo kwica demokarasi, kwica repubulika, ibyo byose rwose agatsiko ka FPR inkotanyi karabyujuje. Kuko iyo bavuga ngo uretse Kagame ngo nta wundi ushobora gutegeka, ariko mwakagira Imana yewe mureke, ntabwo navuga menshi none tuzaba tubigarukaho. U Rwanda rwose rwagwishije ishyano umunsi kari agatsiko kitwa FPR kinjiye mu Rwanda. Abanyarwanda twagwishije ishyano. Murakoze, dukomeze. Murakoze cyane François. Mugize muti repubulika ni mu by'ukuri ni igihe ubutegetsi buba bubaye rusange, mbese igihugu kiba kirijere mu buryo bwa rusange, abantu babifatanyijemo byose. Hari umuntu uri ku ruhande rwanjye utagaragara, arambwiye ati ahubwo habamo justement na elema
yo gusaranganya abo ngabo ntibabe bo bonyine ngo biyite rusange, nabyo byaba ari byiza. Turakomeza wenda ngarutse kuri bwana Nkerabigwi. Ubu noneho tugeze mu gihe cya FPR nk'uko twabikomejeho ngira ngo mu zindi ngingo zatambutse. FPR inkotanyi yateye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ivuga ko mu Rwanda nta demokarasi. Ese twavuga ko impimbanyi uko zabayeho kuva mu myaka 62 ishize zakoraga amakosa gusa kugeza igihe FPR ibonye ko ari ngombwa kuza ikabirindura ibintu byose? Niba ariko rero byari bimeze, ese koko FPR inkotanyi yaba yarakosoye amakosa? Muri make FPR inkotanyi ihagaze hehe bwana ihagaze ite bwana Nkerabigwi? FPR ivuga ko ngo mu Rwanda hatari demokarasi, ariko nkeka ko nabo ntabwo bazi demokarasi icyo ari cyo. Wareka nsubire inyuma y'aho wari utangira ikibazo, wari uvuze uti se ubutegetsi bwawe buriho bwawe bufite demokarasi? Mu kuri demokarasi yari yavutse nyine icyo gihe muri 61 hajyaho repubulika, igihugu kibona ubwigenge muri 62, hanyuma hajyaho repubulika ya mbere. Icyo nzi repubulika ya mbere sinayibonye, ariko numvaga bavuga ko ngo hagiye habaho amatora y'abajyanama, hagiye habaho amatora y'abadepite, bya perezida wa repubulika bisa n'aho ari vage, ariko ndumva byo nta kintu ndi bubivugeho. Muri repubulika ya kabiri byo ndumva narabibonye, habayeho amatora y'abadepite cyane cyane, ndetse ukabona ibintu bikaze batora abadepite. Ababurugumesitiri rwose ubona burugumesitiri yahagarariye abaturage, hariho za suprefecture, ndetse habaho n'amatora ya perezida. Amatora yo hasi yari demokratike rwose, abantu bariyamamazaga noneho bagatorwa ku mwanya wa perezida wa repubulika, kuko icyo gihe odepari bavugaga ko ari parti unique. Perezida wa repubulika yagumaga ku butegetsi, ntabwo yari afite abantu biyamamazaga hamwe nawe. Habyarimana rwose igihe yamaze imyaka 21 ku butegetsi, ntawe yari afite umukandida wundi, ntabwo iyo demokarasi ntabwo yabayeho. Hanyuma rero ubwo haje kubaho iyo FPR, wenda iyo ivuga ko yateye ishaka ko abanyarwanda bataha bari hanze, byo nabyumva, ariko kuvuga ko yateye ije gushyiraho demokarasi ni ikinyoma gikomeye, kuko FPR ijya kuza urumva bagiye gushyiraho ubundi butegetsi busimbura ubwa Habyarimana. Niyo mpamvu habayeho za accord d'Arusha. Accord d'Arusha zari zihuriweho n'amaparti politike yari mu Rwanda, bakora za accord d'Arusha barazisinya. Ariko FPR iri mu ishyaka rimwe ryatumye izo accord zitajya en application, kuko Habyarimana yamaze kuzisinya. Nyuma yaho aza mu gihugu kugira ngo guverinoma ishyirweho, kuko yari perezida wa repubulika, amanza gusinya kwemera kuba nyine kujya muri guverinoma. Hanyuma niwe wagombaga gushyiraho inzego zari gukurikiraho. Bari bashyizeho umubare w'abadepite bazava muri buri shyaka n'iki, ariko buri gihe abadepite ba FPR n'aba PL baraburaga kugeza igihe intambara yabereye. Nyuma rero haje kuba intambara y'amasasu, FPR ifata ubutegetsi nyuma y'umuvu w'amaraso ndetse na jenoside yabaye mu gihugu, abantu barapfa ari benshi cyane. Imaze gufata ubutegetsi rero, FPR nibyo tuvuga ko yabugaruje umuheto. Nta muntu wongeye kuvuga, ntabwo ndumva mu burugumesitiri watowe, umenya ari bo bita abameya niba ntibeshe, ariko ntabwo
byambo bikurikira kandi si ngombwa ko mbimenya kuko ni ikinyoma gusa. Hanyuma ishinga amategeko nta mudepite utorwa, babanome. Ndumva turi uriya Abasi, sinzi n'undi mudamu kuva FPR yabaho, izina rye riri buze kuza mu kanya. Kuva FPR yabaho abo bantu bari mu nteko ishinga amategeko ntibasimburwa. Ariko ubwo ni ingero ebyiri mfashe, iryo zina ry'uwo mudamu n'iriza ribabwire. Ni ingero ebyiri mfashe abantu babaye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuva FPR yabaho imyaka 28 irashize, abo bantu ari abadepite. Noneho rero urumva niba abadepite bashyizweho n'umuntu bazakorera uwo muntu. Ndagira ngo nibutse abatwumva ko abadepite ni inteko ishinga amategeko. Ishinga amategeko harimo n'itegeko nshinga, nibo barishiraho. Itegeko nshinga niryo riyobora igihugu. Noneho itegeko nshinga niryo perezida n'abaminisitiri bose baza bakarahira bakavuga ko bazubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Noneho itegeko nshinga rero rishyirwaho n'abo bantu, ako gatwe, abo bantu, abo bambari uwo perezida afashe igihugu yashizeho. Urumva rero ntabwo bazubahiriza itegeko nshinga, ahubwo bazubahiriza uwabashizeho. Niyo mpamvu mu Rwanda nyine ari ndiyo bwana, niyo mpamvu nyine amategeko atubahirizwa, niyo mpamvu nyine umuturage nta kintu avuga kuko nta muntu umuhagarariye. Donc ubutegeko nshinga amategeko, nyubahiriza amategeko n'ubucamanza byose bishyirwaho n'umuntu umwe. Urumva rero ni nkaho nakagambane. Ubundi Repubulika ni nka entreprise. Donc mushize amafaranga hamwe, mushizeho umudirecteur cyangwa umuPDG. Umudirecteur kugira ngo mubyumve niwe perezida watowe n'abanyamuryango. Abanyamuryango n'abanyagihugu. Ariko muri iyo entreprise harimo abantu bashyiraho amategeko agenga iyo entreprise, nibo badepite. Noneho munsi y'abo badepite hariho bashinzwe kubahiriza ayo mategeko, nibo bajera iyi entreprise yanyu ya buri munsi. Noneho abo bantu hari n'abacamanza bagomba kureba niba ibintu bemereye abanyamuryango byubahirijwe. Nibo banyarwanda, nibo bahagarariye abanyarwanda. Abo bantu rero bose bashyirwaho na wundi uri hejuru. Urumva nta kintu na kimwe bazakora cy'umuturage kuko umuturage ntabwo yabatoye. Nta kontra n'imwe bafitanye nawe. Ya mategeko yashyizweho n'abo bantu, bashyizweho n'uwo muntu uri hejuru. Abacamanza nibo bashyiraho byose, ku buryo demokarasi FPR ivuga ntishoboka, ntayo bigeze bakora, ahubwo nicyo bita catastrophe. Ni ikibazo gikomeye. nta hantu u Rwanda rugana, demokarasi ni zeru, ntayo yubahirizwa mu Rwanda. Murakoze. Murakoze cyane bwana Nkerabigwi ku bisobanuro muduhaye. Icyo kibazo ndakomereza kuri bwana François kugira ngo bunganire kuko dukeneye kucyumvaho. Nicyo kibazo kitugejeje ahangaha aho turi mu mwanya introduisa. Navuze ko umwe ari mu gihugu cy'Uburusiya, undi ari mu gihugu cy'Ubusuwisi, nanjye nka mu gihugu cya Afurika y'Epfo, n'abandi. Nagira ngo aka kantu abanyarwanda bakumve neza ko kubera ibintu byabaye muri iki gihe ariyo mpamvu tugaragara ko tunyanyagiye hirya no hino. Bwana François, ijambo ni iryanyu. yewe iyo umuntu avuze FPR na demokarasi yayo amagambo aba make kandi ari menshi. Twibukiranye yuko ikintu cya mbere FPR yazanye urusasu. Mu by'ukuri demokarasi yazanye ku rusasu ni demokarasi bwoko ki? Mu kanya twahoze tuvuga yuko FPR yafashe ubutegetsi, ko yigaruriye igihugu nk'uko
bayirimo bakunda kuvuga ngo abanyarwanda babaye ingaruzwamuheto, mu by'ukuri yagaruye ibintu bisa n'ibya cyami. Ariko hano hari ikintu gito nashaka kubanza nibutsa ku byo mugenzi wacu yavuze kuri kudeta, mbere ya kudeta na nyuma ya kudeta ya Habyarimana. Twibukiranye ko nubwo twavuze yuko icyo ni igitekerezo cyanjye, niko mbibona kubera ko ntabwo nkunda kubibona ahantu henshi, ntabwo bakunda kubivuga. Twibukiranye yuko mbere ya tariki ya 28 Mutarama 1961 abanyamateka bose babihuriraho, mu Rwanda hari amashyaka menshi, siniriwe nyasubiramo, ariko ibyo ni ibintu bizwi. Twibukiranye yuko mu matora yabaye mu mwaka wa 1960 mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa karindwi, ayo mashyaka yose yari mu Rwanda mbese yagize uruhare muri ayo matora, yaba ay'aba burugumesitiri yaba ay'abajyanama, kubera yuko buri shyaka ryagombaga kugira mbese ryashakaga abantu baryo yuko batorwa. Ni ukuvuga yuko bya bindi twavuze, byo navuze nakwita mu gifaransa participer et influencer muri demokarasi. Abaturage bari bisuganyirije muri ayo mashyaka atandukanye, bose babigizemo uruhare. Noneho rero umunsi wa demokarasi na repubulika urabaye, biraza, u Rwanda rurigenze, hanyuma haje perezida wa mbere. Twibukiranye yuko muri repubulika ya mbere yose, nubwo kuri tere, nubwo pratikoma repubulika irangira, amashyaka yose ntiyari ahari. Ishyaka ryari ryarigaruriye ubutegetsi ahantu hose ryari ishyaka Parmehutu, ariko twibukiranye yuko ayo mashyaka mu mategeko yari agihari, ntabwo byigeze bihaba. Gusa na Habyarimana amaze gukora kudeta muri 1973, yagumye kubaho, hanyuma aza gushyiraho ishyaka rye rukumbi ryabaye MRND. Naryo twibukiranye yuko mu mategeko amashyaka menshi yagumye kubaho mu Rwanda kugeza muri 78, nibwo constitution yafashwe. Icyo gihe yaje kuvanaho amashyaka menshi, haza kujyaho iryo shyaka rimwe ryari irya MRND. Ubwo rero ibyo mbivugiye iki? Mbivugiye yuko FPR iza kuvuga ngo yasabaga ko mu Rwanda haza demokarasi. Mu by'ukuri nk'uko twabibonye kandi nk'uko mugenzi wacu Nkerabigwa amaze kubisobanura, twavuze yuko mu mahame ya demokarasi harimo ibintu byinshi. Amashyaka menshi ni kimwe muri byo, ariko se bariya abantu wa mugani w'abagambyi bazajye babeshya abandi, bere kubeshya abanyarwanda, kubera ko intambara imaze gutangira, yatangiye mu Rwanda haraje ibyo bita moratorium yo kugarura amashyaka menshi. Twibukiranye ko na FPR yaje kwemerwa nk'ishyaka mu yandi mashyaka mu Rwanda. None se kuki iyo ngingo ya mbere yari yitwaje yamaze kuzura, kuki FPR itageze aho ngo za nkota yaje yitwaje izisubize mu rwubati, ahubwo ikagumya gushotora abanyarwanda, ikagumya kubiba ubucakura, ikagumya kubiba urwangano hagati y'abanyarwanda, kugeza naho ikoze iterabwoba, igikorwa cy'iterabwoba, igahanura indege ya perezida Habyarimana, ikica abaperezida babiri bo mu karere. Ibindi byabaye mbere yaho ntabwo nibwo mbisubiramo kuko ni byinshi, nabyo biravugwa kenshi. Hanyuma nk'uko byagaragaye, FPR inkotanyi
akaba ariyo iza kuba intandaro ya jenoside yakorewe abahutu mu Rwanda muri 1994. Iyo demokarasi mwakagira imana mwe iri hehe? Ntayo rwose, nta demokarasi ya FPR. N'ubu ngubu kandi amahanga yagumye kuyibwira ati ngo yumvikane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwayo. FPR yaranangiye, ahubwo abagize icyo bavuga, inyiturano bababwira. Twibuke amagambo y'umugaba w'ingabo wa FPR Inkotanyi wabwiye Kikwete ngo azamuritura ngo kandi ngo ikizamukocora ngo ntabwo azakimenya. Ngiyo demokarasi ya FPR. Demokarasi ya FPR niyo guhimba ngo abantu ngo batoye yuko ngo umugabo wabo ngo akomeza kugeza apfuye, nyamara nta munyarwanda ukeneye gutegekwa n'umuntu umwe kugeza apfuye, ahubwo abanyarwanda barashaka kwitorera kuva ku rwego rwo hasi kugera ku rwego rwo hejuru. Ibyo bavuga rero byose ni ukubeshya. Nuko abari mu gihugu babuze uko bitwara, nta bunyagamburiro bafite, nta ushobora kwinyagambura. Ya mbunda rwa rusasu bazanye binjiranye mu Rwanda nirwo bagumye gutegekesha abanyarwanda. Bazajye babeshya amahanga ngo abanyarwanda barabakunda, ariko twe tuzi yuko nta munyarwanda n'umwe ukunda kariya gatsiko. Turabizi yuko mu kinyarwanda baca umugani ngo umurenzaho wera amashaza. Niko byibuze mu karere k'amajyaruguru y'u Rwanda bavuga, kubera yuko tuzi umurenzaho bafata ibisinde bakajugunyamo imbuto z'amashaza ageraho akera. Kuko tuzi ko n'urubyiruko rudukurikira akenshi, kubera ziriya nkotanyi zaje n'ikinyarwanda zikagitesha agaciro, abantu benshi hari igihe tuvuga bakatubaza batese iki mwashatse kuvuga ni igiki. Ngiyo demokarasi FPR yazaniye u Rwanda, ngiyo repubulika yaje kunyonga mu Rwanda. Ariko byanjye bikunde, ikibazo ni iki gihe abanyarwanda bazasubirana uburenganzira bwabo, bazasubirana ubwisanzure busesuye bakeneye. Gusa ni ukukora uko bishoboye bikihutishwa, abatavuga rumwe na kariya gatsiko bagashaka tukishakamo ubushobozi, hanyuma tukagaruka mu nzira nyayo, inzira aho buri munyarwanda azareshya n'undi. Icyo ngicyo nacyo dusa naho tutagikomojeho, kuko mu butegetsi bw'agatsiko ka FPR Inkotanyi, nubwo kavuga ngo mu Rwanda ngo nta bahutu, ngo nta batutsi, ngo nta batwa barimo, ariko igitangaza kirimo ni uko ubutegetsi bwigaruriwe n'abantu bamwe, nuko igisirikare cyubatswe gitegekwa n'abantu bamwe. Hari akantu bakunda gushyira ku mbuga nkoranyambaga berekana abategetsi b'igisirikare, bagashakamo abantu bafitemo fiziyonomi zitandukanye bakababura, ari nacyo cyerekana, uretse ko nabo ubwabo bongeye noneho muri cya kiganiro twagiranye ejo nacyo twabivuzeho, yuko mu ijambo umuntu ushinzwe ububanyi n'amahanga yavuze yigarukira ku izina abatutsi. Icyo nanone kikaba ari ikintu cyerekerana yuko ari ikintu kigaragaza yuko agatsiko karabeshya, kageraho kakibagirwa ibyo kabeshye. Niyo mpamvu nagumye kuvuga nti kazajye kabeshya abana ariko ntikazabeshya abanyarwanda. Uyu munsi wavuga ngo nta batutsi bahari, warangiza ukirirwa mu ijambo ryawe uvuga ngo abatutsi 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 abatutsi. Ngayo nguko mu Rwanda nta batwa bafite uburenganzira bungana n'ubw'abatutsi. Abatutsi bigaruriye byose, kandi birumvikana, kubera ko niyo mpamvu agatsiko ka FPR kaje kitwaje intwaro. Haba ibibazo byo kugira ngo abantu bumvikane intambara bayirangije, kakabyanga, kagaca inyuma byose, mbese ko gategekera mu rusaku, gategekera mu kaduruvayo. Niyo mpamvu kadashobora kwemera demokarasi na repubulika. Murakoze. Murakoze cyane Bwana François.
nuko iminota wenda twihaye irangiye ariko byinshi twabivuzeho mbere yo kugira ngo dusohoke muri kino cyumba. Buri gihe nkunda gushishikariza abadukurikira ndetse n'abagenda babona ibiganiro byacu niyo byaba byaratambutse ko bajya banyura hariya hasi ahantu hatangwa za commentaire bakatubwira bati iki ngiki mwavuze ntabwo ariko kiri, iki ngiki twifuzaga ko mukivuga gutya, ese ibi ngibi byo kuki mutabireba, ese ubutaha mwazatuzaniye ikiganiro kimeze gutya, ibintu nk'ibyo. N'uyu munsi ndongera mbashishikarize kugira ngo bajye bumva ibiganiro byacu, nibamara kubyumva bagire icyo batubwiraho. Nicyo tubereye aha ngaha, tuzagaruka tubikosore, tuzagaruka tubiganireho, natwe tubereke ko ingingo mwadusabye tuzishyira mu bikorwa. Mbere yo kurangiza rero, twavuze muri iyi myaka 62 ishize, twavuze ko habayeho abantu bitwaga impirimbanyi za demokarasi na repubulika. Kuri uyu munsi nk'uko mumaze kubyivugira, leta y'agatsiko ka FPR yaje ivuga ko kuva icyo gihe, ndetse nk'uwitwa Kabarebe ntatinya kuvuga ko u Rwanda rutigeze rubaho mbere ya 1994, agatsiko ka FPR kaje kavuga ko icyabayeho gusa ari jenoside n'ingengabitekerezo ya jenoside no gukora jenoside. Noneho ya miyugiri babita ngo iki, ni n'imiyugiri ko n'uwashaka yavuga, baba motsi bayigihe ntuza cyo kora witwa Bamporiki we yamaze kugera mu biro bimukwiriye, n'abandi bagenzi babo bavuga cyane n'uwitwa Bizimana nari mwibagiwe. Bizimana wa ministre wo guhuza harya no kugira gute nuko uriya ministre Bizimana wahoze mu bintu bya jenoside. Nagira ngo iyo mwumvise bari abantu bafata nk'umwana w'impirimbanyi zo muri iriya myaka 62 bakavuga ngo uyu mwana yonse amashereka ya jenoside, ngo afite ingengabitekerezo ya jenoside. Reka wenda ntanga urugero mvuga amazina kuko nta kintu ntinya, imyaka amaze kugeraho iri hafi y'iyo 60 n'iyindi, nta kintu bimbwiye. Ariko nagira ngo ntanga urugero, iyo ufashe nk'umwana umwuzukuru wa Mbonyumutwa muri bari abantu tuzi, Mbonyumutwa wahawe susheferi, Mbonyumutwa wakubiswe inshyi, Mbonyumutwa waje akaza no kugaragara muri bariya muri ziriya mpirimbanyi zo kuri iyi tariki turimo kwibuka uyu munsi. Ukavuga uti abuzukuru ba Mbonyumutwa bonse amashereka ya jenoside. Nuko bimeze ku bana bakayibana, nuko bimeze ku bana bandahayo, nuko bimeze ku bana ba Maxime Niyonzima, nuko bimeze. Kuki umwana wa Nduhungirehe Jean Chrysostome uyu munsi bita Nduhungirehe Olivier, kuki we muri iki gihe ahora azamuka mu bushorishori muri iriya leta ya FPR, we amashereka yose yavuye he? Harya mu gihe abana abuzukuru bambonye umutwe bonkaga, we yanywaga nido, we yakamirwaga avuye mu kirere, byari bimeze bite? Nagira ngo buri muntu afate umunota umwe, ndetse n'abakurikira kino kiganiro bakazongera bakazagira nabo commentaire babiduhaho. Ni irihe tandukanirizo riri hagati y'umwana wa Nduhungirehe Jean Chrysostome n'umwana cyangwa umwuzukuru wa Mbonyumutwa, cyangwa umwana wa Maximilian Niyonzima, cyangwa umwana wa Kariopi Murindahabi, cyangwa umwana mwimugira icyo mubimbwiraho? Reka duhere kuri wowe bwana Nkerabigo. Justement buri gihe mes intervention nkunda kuvuga Martin Luther King m'a touché des fois yo byumvise ndarira. Yaravuze ndongera mbisubiremo ati ndashaka ko umwana wanjye bazamujija, bazamurebera, bazamupimira bakurikije icyari cyo, batarebye uruhu rwe, batarebye uko ameze. Martin Luther King iyo demokarasi, ubwo burenganzira, droit civique yaharaniraga muri Etats-Unis ntabyo yabonye kuko yapfuye mbere. Ariko uyu munsi umwana we niba ari capable, ibyo yaharaniye se yabigezeho. Ashobora kuba depite, ashobora kuba perezida, ashobora kuba umufootballer, ashobora kuba professeur, ashobora gukora ibyo ashoboye byose muri Etats-Unis. Urumva rero umwana wa Kayibanda ntabwo agomba kuzira ibitekerezo bya se, byaba byiza byaba bibi. Umwana
wa Seminega, umwana wa Nduhungirehe, umwana wa Kariyopi, umwana wa Rwasibo, umwana wa Mbonyumutwa. Ntabwo umwana wa Mbonyumutwa agomba kuzira ibitekerezo bya Mbonyumutwa, kuko we ni we, kandi ni nabwo burenganzira dushaka, ni uko umuntu yishyira akizana. Nta muntu rero ubera undi. Nta hantu na hamwe havuga ko ibitekerezo bya Kayitare bizaba nk'iby'umwana wawe. Ahubwo weho icyo uri gukora uyu munsi, ikintu numva cyaguhagurukije ni ukugira ngo utegure ejo hazaza h'umwana wawe. Niba atari ibyo, ubwo nta kintu twafunga twigumira hanze ntitwongere no kuvuga. N'ibyo rero ndumva ibyo bitekerezo bya FPR ni bimwe byo byahumiriza nkuyobore, bya divize pour enye. Mu Kinyarwanda ni kubacamo kugira ngo bayobore, kubacamo ibice kugira ngo bayobore, kuko nta muntu ushobora konka ingengabitekerezo, ibitekerezo bibi mu mashereka. Ni n'igitutsi, ni igitutsi, ni ibintu by'agasuzuguro, ni ibintu byo gutanya abanyarwanda. Bavuga ngo hari abantu ngo bafite ngo le parole de haine, birirwa babivuga ku mateleviziyo ngo biri kubera mu ntuza muri Congo, ariko nibo ba mbere bagira ibitekerezo birimo urwango, ibitekerezo birimo agasuzuguro, ibitekerezo bitanya abaturage. Umwana muri repubulika, muri demokarasi, umwana wa Mbonyumutwa nk'uko baba bavukana, nta kintu na kimwe kivuga ko abana Mbonyumutwa bagomba kugira ibitekerezo bimwe. Buri wese ni unique, buri wese tuzamurebera ku byo asohora, ku byo ari byo, ku byo ashoboye, noneho ahabwe uburenganzira mu gihugu cye dukurikije icyo we tumubonaho. Ntabwo rero bikwiriye ko batinyuka kuvuga ibintu nk'ibyo kuri televiziyo y'igihugu, mu bantu, ngo abantu bakomeze baceceke, babyumve, bumve ko ari ibintu normali. Ni ishyano, ibintu bavuga ni ishyano. Ibyo birirwa bavuga ngo ni urwango, bo barengeje urwango. Igihugu bagishizemo ikintu niba ari iterabwoba, niba ari umuvumo, niba ari iki, sinzi ukuntu nacyita. Uyu munsi rero ndasaba kugira ngo abantu batekereza gutyo babikure mu mutwe. Ntabwo umwana avutse ku mutegetsi runaka, umwana Habyarimana agomba kuzira ko yavutse kwa Habyarimana. Ahubwo niba hari ibyo mumurega, wenda mubirege we ajye kwisobanura, cyane cyane ko abo bana bose barengeje imyaka 18. Ntabwo bakiri abana base, ni abagabo responsable y'ibikorwa byabo. Ntabwo bikwiye rwose, ni agahomamunwa, ntabwo bikwiye kubaho. Murakoze. Murakoze cyane bwana Nkerabigwi. Ndagaruka kuri Muzehe François. Muzehe François, Makuza Bernard na Nduhungirehe Olivier bafite iki kiruta icy'umwana wa Bizindori afite? Bafite iki kiruta icy'umwana wa Ndahayo Claver afite? Niki gituma bamwe baterwa kashe yuko ngo bonse amashereka ya genocide? Niba koko bari ababyeyi bombi barahuriye muri buriya buyobozi bwa kiriya gihe, uyu munsi abo babyeyi umwana wabo agafatwa, undi agasigara nka bya bindi numva byo muri Bibiliya, ngo umwe ngo azaba ngo arimo guhinga, ngo undi ngo aze ngo ajyanwe, ngo undi ngo aze bigende bite. Ibyo bintu murabibona mute? Ibi bintu twabirwanya dute, Muzehe François, turangiza ikiganiro? Murakoze bavandimwe. Icyo kibazo ni ikibazo gikomeye, ariko nanone ni ikibazo cyoroshye gusubiza. Kubera iki? Kubera ko mugenzi wacu Ngarama Jean Bosco ejo bundi yaracyoroheje cyane rwose ubwo yavugaga ijambo ryo kugwingira. Bariya bantu rero iyo urebye usanga baragwingiye mu bwonko, ubwonko bwabo bwaragwingiye, kuko ibyo ngibyo nshobora kubivuga avec toute mes responsabilités.
kubera yuko nize ibya medecine. Umuntu rero ufite ubwonko buzima ntabwo yavuga ngo umuntu yoze mu mashereka ingengabitekerezo. Ibyo ngibyo byose bigaragaza yuko ari bya bindi byo gushaka guhora bavuga ngo karame mwidishyi, bakibagirwa yuko harimo n'abantu bize bafite bize kwiga. Hano nshaka kuvuga, ntabwo nshaka kuvuga ibyo mu mashuri gusa, ahubwo kwiga ni no kwiga mu buzima. Bagombye kuba barabonye byinshi, ariko ibyo babonye byose, ibyo baciyemo byose barabyibagirwa, bakibagiza ko ari barya abantu bagombye guharanira ubumwe bw'abanyarwanda bose, ari ba bantu bagombye guharanira ejo heza hazaza h'abanyarwanda. Bakibagiza yuko ibigambo bimeze nka kuriya baba bakora ni ibigambo byo kubiba urwangano hagati y'urubyiruko, ari rwo Rwanda rw'ejo hazaza. Ibyo rero twebwe Banyarwanda, cyane cyane abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda RBB, icyo duharanira yuko Abanyarwanda, baba Abahutu, baba Abatutsi, baba Abatwa, baba ababakomokaho, yuko Abanyarwanda bose bagira uburenganzira bungana, yuko bakwigarurira yuko bakwigarurira bwa bwisanzure busesuye. Icyo nicyo duharanira yuko Abanyarwanda bitorera inzego zabo, yuko Abanyarwanda bagirana ibiganiro bitarimo uburiganya, ibiganiro birimo ukuri, ibiganiro bigamije kubashyira hamwe, kuko kuba hamwe ntabwo bivuga yuko abantu bagira ibitekerezo bimwe. Ibitekerezo bitandukanye byubaka u Rwanda rukomeye nibyo duharanira. Ibitekerezo bitandukanye biduhuriza twese munsi y'amategeko, aturesheshanya twese, tukagira amategeko tudashobora kurenga. Duharanira yuko Abanyarwanda bagira ubumwe mu gihugu kimwe gifite abategetsi batowe, bakagira igihe cyo kurangiza imirimo yabo bagasimburana n'abandi, kuko mu bwoko bwose bw'Abanyarwanda harimo abanyabwenge benshi. Hanyuma nsoza, nkaba nashishikariza urubyiruko rw'u Rwanda gutekereza no gushaka amateka, kuko nk'uko bivugwa ngo utaricaranye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze, kandi utazi iyo ava ntabwo amenya iyo aje. Batekereze, basome, bibuke amagambo Bwana Gitera yateruye, Gitera Joseph. N'icyo gihe kandi akaba yari umuyobozi w'inama nkuru y'u Rwanda, icyo bita Conseil du Rwanda. Akaba icyo gihe yarateruye, mu ijambo rye yarateruye akavuga ati Karinga irasheshwe. Icyo gihe akavuga yuko n'ubutegetsi bwa cyami buvuyeho. Ubutegetsi bwa cyami nk'uko twavuze yuko bwari ubutegetsi bwari bushingiye yuko buva ku mubyeyi bukajya ku mwana ubuzira herezo. Icyo gihe ayo magambo ya Joseph Gitera akaba yaravugaga yuko buri munyarwanda, ndabisubiramo, buri munyarwanda uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kurangamira iriya ntebe ya perezida w'igihugu, cyangwa se akarangamira intebe yo mu bundi buyobozi ubwo ari bwo bwose. Bajye bibuka yuko kiriya gihe kuri iyi tariki ya 28 Mutarama, uretse ibyo byo kuvanaho ubwo butegetsi bwa cyami, hafashwe n'ibindi byemezo bikomeye. Kandi icyo gihe abantu bari bateranye, bari bahagarariye abaturage, bari bahagarariye abaturarwanda bose. Niba nibuka neza, icyo gihe hari abantu bagera hafi 2,500 n'2,400 n'abandi, ariko kugira ngo banyumve neza, abo bantu bakaba nyine bari bahagarariye abaturage, bakaba barashyizeho inzego zitandukanye.
twibukiranye yuko impirimbanyi z'u Rwanda zarimo Kanyarengwe, zarimo Kayibanda, Gregoire Kayibanda, icyo gihe yashyizeho guverinoma, ashyiraho abaminisitiri ba mbere, icyo gihe hagiyeho ubucamanza, icyo gihe hagiyeho perezida w'agateganyo, nk'uko nabivuze ntangira, ayo mateka yose ntabwo twayajyamo mu buryo burambuye kuko arahari rwose, abantu babishatse babisoma bakabibona. Icyo gihe rero izo mpirimbanyi zikomeye, hagiyeho perezida w'agateganyo, hajyaho abo baminisitiri, hajyaho ubucamanza, izo nzego za demokarasi uwo munsi zaratowe. Ubwo rero icyo nasaba urubyiruko ni uko aho ruri turabizi yuko ntabwo kari agatsiko bagakunda, ariko ikintu kigomba kugumya kubatwika mu mutima imbere, ikintu bagumya kugumya kurangamira, nuko bagombya kumenya uko bukeye uko bwije bagomba kurangamira yuko iyo demokarasi igomba kugaruka, bagomba kwitorera ubutegetsi, nuko iyo repubulika nk'uko twabivuze, repubulika ni mbese twavuga yuko ni umutungo wacu rusange bagomba kuwuhuriraho, hanyuma bakarangamira yuko vuba na bwangu agatsiko kazavuzwa, naringiye kuvuga irindi jambo, agatsiko kazava ku butegetsi, hanyuma perezida agatorwa kandi akamara igihe rwose kiri mu rugero, atari ukuvuga ngo azapfira ku butegetsi, ahubwo akamara nk'imyaka 5 agasimburwa, yaba agishyigikiwe n'abaturage ntarenze imyaka 10 cyangwa se 15, ariko rwose agasimburwa hakajyaho undi, amashyaka akagaruka, atari biriya bya nyirarureshwa by'uko hariho iriya ngo forumu y'amapariti ya FPR Inkotanyi, biriya babeshya abanyamahanga ariko ari kugira ngo bibonere indonke zindi. Hakajyaho amashyaka y'ukuri atandukanye y'abantu bafite ibitekerezo bitandukanye. Twumvikane, nkunda gutanga urugero abantu bose bumva cyane rwose. Muramuke mutekereje, iyo Imana iza kurema umugabo gusa cyangwa se umugore gusa, ku isi hakaba hatuwe n'abagore gusa, ubuzima ubu ngubu ntabwo buba bugihari. Ariko mu muryango buri gihe haba hari umugore, hakaba hari n'umugabo, ni abantu batandukanye, ariko kubera ko bashyira hamwe ibikorwa byabo, nibyo bituma ubuzima bugumya gusagamba, hakavuka umwana, bityo bugakomeza. No mu gihugu rero, nubwo nshatse gutanga urwo rugero bamwe rushobora kubakomerera, ariko no mu gihugu abantu bafite ibitekerezo bitandukanye nibyo bivamo ibintu by'ingenzi bituma igihugu gisugira kigasagamba. Rero abadukurikiye, abazadukurikira mu bihe bizaza, abanyarwanda by'umwihariko aho bari hose, aho baherereye hose, ari n'abadafite ubushobozi bwo kubivuga, mwese mbifurije kurangamira demokarasi kuri uyu munsi rwose. Mbifurije yuko mwagira icyizere kandi twese hamwe tugakorera hamwe kugira ngo tuzagire uburenganzira bwuzuye bwacu, uburenganzira dufite mu mategeko, hanyuma tuzagerekeho n'ubwisanzure busesuye, kuko twese nicyo turangamiye, nibyo tugomba kuzageraho muri rwa Rwanda rwiza ruhuza abanyarwanda bose, rwa Rwanda rureshyeshya abana babo mu mategeko, aho amategeko atazagira umuntu uyari hejuru, ahubwo twese tungana muri urwo Rwanda rwiza rw'ejo hazaza. Murakoze, naho ubutaha. Murakoze cyane Bwana François, cyane cyane kuri iyo nama murangirijeho mugira urubyiruko ndetse n'abanyarwanda. Nabibutsa ko François Xavier turi ku nkiko ni umuvugizi w'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda,
niyo mpamvu asoreje kuri aya magambo meza y'inyurabwenge. Ariko ngarutse kuri Bernard Makuza nawe Olivier Nduhungirehe, mujye mwumva mutega amatwi ibyo babwira bene wanyu abo baso baruhanye na base, mujye mumenya ko ruri abandi rutabibagiwe. Niba Nduhungirehe utinyuka ukavuga nk'ibyo wavuze ejo bundi kuri uriya mugabo wapfuye, uriya munyamakuru, niba utinyuka ukavuga ko abantu bose amashereka y'ingengabitekerezo ya jenoside, ujye uzirikana ko nawe ayo mwonse ari amwe nta handi wakamiwe bituruka. Icyo kibe no kuri Makuza Bernard, yibuke neza ko abana ba Makuza n'abana cyangwa se abuzukuru bambonye umutwa cyangwa se abana babizindori cyangwa se abana bashumbusho cyangwa se abana babariya bose ntabajije gushyira ku rutonde, nabo n'abana, kandi munarebye nabi ibihe byazahinduka, kuko imfizi ngo yimirize isi n'urugajurwa birahinduka. Reka rero turuhuke, tuzongera guhura ku munsi w'ejo. Ahasigaye icyo nabashishikariza no kugira ngo mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu, nicyo kintu mukivugaho cyo gucafuza izina ry'impirimbanyi zabagejeje aho mugeze ahangaha uyu munsi, mukaba mutangiye kuvuga ko abuzukuru babo bonse imyanda, mukaba mutangiye kuvuga ko abana babo bonse imyanda. Ibyo ni agasuzuguro karenze ukwemera, ntabwo bikwiriye mu gihugu, muri repubulika, ntabwo bikwiriye mu gihugu gifite demokarasi. Mukomeze mugubwe neza rero. I Pretoria, njyewe nari Claude Maria Bernardo Kayitare, mukomeze mugire ibihe byiza.